tubanze tuve kuri ba bisilamu. Teri wagiye gusambana ngo genda uwo muri ADPR ngo ntago nashyingirwa n'umuntu usengera muri Zayoni, ngo ntago nashyingirwa n'umuntu usengera. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Kungoma TV show, ni Fizo promoter, ntago twari duherukanye. Nongeye gusura umupapa w'inshuti yacu, ni Alex Nkunzingoma. Ndi kujya nkunda kumuvuga cyane ko bwa mbere azara twebweye. Nubwo abanyarwanda bavuga ngo nta muntu uvuga umuntu mukuru, arabimbabarira nta kibazo. Ndi kumupresenta. Ni mushuti wacu ukunda kudukurikirana, ko ntago muri iminsi ntago abari naha cyane aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nifuje ko hari ibintu byinshi tuganira ahangaha, cyane cyane ku ngoma. Tugiye kuganira ku kibazo nkuko mubizi mbere na mbere, ubundi tugaruka ku buzima bw'ubutungane, tukagaruka ku myemerere n'umuco, rimwe na rimwe tujya tubigarukaho. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kibazo Alex gikomeye. Turabizi uri umupasiteri, umuvugabutumwa, ukumva yuko nyine wowe niba uri umuvugabutumwa muri ADPR mu idini runaka, niba ufite umukobwa cyangwa umuhungu, nta handi uzamusabira cyangwa se nta handi azarongorwa uretse mu idini ryawe. Nshaka tuze kuganira icyo kintu, tuze kugira tukiveho tujyawe murongo. Ntarajya kure, nongere ngo haye ikaze. Murakoze cyane Fizo. Tunashimira n'abadukurikira ku Ngoma TV show. Yego. Nongera no kubasuhuza cyane kuko hari hashize igihe kinini. Yego. Tutabasha kongera kuganira. Ndabasuje rero cyane kandi n'ikaze ndaryakiriye. Murakoze. Umaze kumenyera? Namenyereye, hano ni mu rugo. Yego. Kigali yimazemo hafi n'ibyumweru 2, kimwe n'igice gutyo. Aya ntago haragera. Ni iminsi mike atari myinshi. Yego. Noneho topic tugiye kuvugaho niyo ngiyo. Muri iyi minsi hamaze kuba ikibazo, ntago sinyenye n'ukizi, n'abandi barabizi. Ukumva ngo shehe runaka ntago ashaka gushyingira mu muryango w'abakristo. Icyo kumva ngo pasiteri runaka ntashaka gushyingira kwa shehe. Nshaka point yawe kuri icyo kibazo to. Urakoze. Ni ikibazo gusa kitaza kunyorohera kugisubiza, ariko ndaza kugerageza kureba uburyo ndi bukivugeho. Mbanza no kwisegura cyane ko ntihagire umuntu biza gukomeretsa. Ndavuga ko numva ibintu giyewe ku rwanjye ruhande, ntago ndibuze ko ntago ari ihame no kuganira. Mbanza no kubwira abantu, utangira avuze ko ndi pasiteri. Ntago ndi pasiteri, nuko abantu babinyita. Urabona iyo wigeze guhagarara imbere y'abantu babwiriza, uvuga ubutumwa, abantu bose bahita bavuga ko uri pasiteri. Ariko pasiteri kugira ngo ube we, hari amavuta bagusukaho. Ntago rero ndayasukwaho jewe. Ariko urateganya kuzayasukaho? Imana nibishaka. Nibishaka aricyo yanteguriye bizaba. Ariko nasutsweho amavuta y'ubuvuga butumwa kera muri hashize imyaka itari mikeya. So rero bataza kugira ngo turiya ni pasiteri wahe, nk'abantu tuziranye, ati ko tutigeze tubona sukwaho amavuta. So nako kantu nakosoraga gatoya. Rero uragira uti abantu ugasanga nka shehe ntashaka gushyingira umukobwa we mu bakristo,
cyangwa se umukobwa cyangwa umuhungu nawe ntashobora gushyingirirwa kwa shehe. Nibaza ko cyane cyane aho ngaho rimwe na rimwe abisilamu babafata nk'abantu batazi Imana, ariko jyewe siko mbibona, kuko hariya mba mu tuntu twanjye nikorera iminsi ku yindi, nkorana n'abisilamu. Ubu umuntu turi gukorana ubu ngubu ni umwisilamu. Nanakoranye mbere yuko njya gukorana n'uwo mwisilamu nabanje gukorana n'umuntu w'umukristo ufite n'inshingano akora muri church iwacu aho dusengera, akaba n'umukuru w'abapapa. So ndaza gusa rero kuza kuvugana, navuze ko mvuga ku rwanjye ruhande, nkavuga na experience y'ukuntu njyewe nagiye mbana n'abo bantu, kugira ngo yenda nze kugera ku gisubizo cyawe. Abantu benshi nk'uko nabivuze bagira ngo abisilamu ntabwo bazi Imana. Icyo ndashaka kubanza kugira ngo ngikiriyaringe ku rwanjye ruhande uko mbyumva. Abisilamu bazi Imana, abisilamu bazi Imana. Gusa akantu gatoya yenda batumvikanaho n'abakristo, nuko abakristo tuvuga ngo Yesu ni Imana, n'umwana w'Imana, cyangwa tuvuga ko Yesu ari Imana akaba n'umwana w'Imana. Abisilamu rero bo uko kenshi naganiriye nabo n'uburyo babyigisha hose birari no kuri social media, bemera yuko Yesu ari umuhanuzi mukuru. Baramwemera rwose, ntago bavuga ngo batinya no kuvuga iryo zina, no, bararivuga. Bakemera ko ahubwo ataba Imana cyangwa umwana w'Imana, kuko Imana ntibyara, ntinabyarwa. Kandi urabizi twiga za gatigisimu nkatwe twavuye muri za katolike, batubwiraga ko Imana itabyarwa. Abandi bavuga ati Imana ntibyara. Hari ibindi bagezagaho bakavuga ngo ni iyobera ritagatifu, ariko ry'ukwemera. Ko kantu nako kajya kancanga. So ubwo rero abisilamu bazi Imana. Nibaza rero ko na cyane rwose, reka mbanze nanagarukeho gatoya, jyewe abantu baze kumbabarira ndavuga experience yanjye. Jyewe muri ibyo bintu nakubwiye byo gukorana n'abantu, jyewe mpitamo kuba nakorana n'umwisilamu gusumba gukorana n'umukristo, kuko abo tumaze abisilamu sinzi ku rwanjye ruhande bambereye beza mu kintu kijyanye na business. Bambereye beza nkurikije uko nakoranye n'abo twita ko ari abakristo. So bagira ikintu cyane cyo kusa naho kenshi batinya Imana cyane, kandi batanabikweretse, ariko mu mahame yabo bafite uburyo batinya Imana, bafite uburyo badakunda ibintu byo kuriganya, byo kubeshya. Si uko hatarimo ababikora bakabeshya, ariko jyewe nahitamo, kuko nk'uwo twakoranye ari umukristo ntago byarenze amezi 3, ariko uwo dukorana w'umwisilamu tumaze gukorana imyaka 5. Ni igihe kirekire, urumva ni igihe kirekire, ishobora no irarenga 5. Ishobora kuba irenga 5, ko twatangiye gukorana muri 2018, ni hafi 6, 2018. Mu gihe wa wundi we tutamaze amezi 3. So iyo ni experience yanjye, nicyo mbasha kubanza kubwira abantu. Ikindi rero nibaza yenda cyashobora kuba cyagorana abo bantu niba bagiye kubana, yenda ko ariho abantu baba bakwiriye kubanza kureba, ni uburyo yenda bw'imyemerere.
imyemerere ishobora kuba yatuma yenda bagongana somehow. Kuko kenshi mu buzima bw'umuntu icyo nabonye kenshi twese dukurura twishyira. Niba ndi umukristo uzasanga mbwiye umukobwa nti ugomba kuza mu itorero ry'iwacu ukaba umukristo. Umwisilamu nawe akavuga ati nawe ugomba kuza ukaba umusilamu. Gusa hariho couple imwe ni inshuti zanjye. Umugabo ni umwisilamu hariya muri Etazini. Umugabo ni umwisilamu, umugore ni umukristo. Barabana. Biba hake ariko Ni hake. Ni hake hashoboka. Gusa numva yuko icyo nagarukaho kugira ngo nze gusoza ni ikibazo wambajije tugitindeho. Numva abantu bashoboye kubyumvikana. Ntibabiremereze, ntihagire ubona umwe ko nguyu nuwo kwa Satani, nguyu niki. Abantu babana. Abantu babana. Reka ngo urugero ariko mbere yuko nduguhanda banza nkubwire, buriya ibintu byose bipfira mu nyigisho. Ari abakristo tukaba tutarahawe yenda inyigisho nyazo zo kumenya Imana, zo kumenya icyo Imana yifuza kuri twe, tukaba dufite izo nyigisho zigwiriye muri twebwe. Yenda n'abisilamu nabo bakaba bafite inyigisho z'uburyo abantu bashobora kubana mu miryango, abantu badashobora gupfa idini riniri. Twebwe yenda dufite n'amahirwe kuko abisilamu hano mu Rwanda nta bibazo birebire bagira byo guhangana n'abakristo, ariko ahandi unahindutse ukavuga ngo ugiye kujya mu idini y'abisilamu cyangwa abisilamu nabo bakataka abakristo, mu bihugu bimwe na bimwe tujya tubibona. Twebwe rero nyine turacyafite ayo mahirwe yuko aho tutari twahagera. Rero niyo mpamvu navugaga nti biva ku nyigisho. Biva ku nyigisho. Impamvu mvuga ngo biva ku nyigisho, hari igihe muri za 2004 2003 nagiye kwigisha ahantu mu Gatenga. Nari nambaye zino nkweto bitaga Santiago, urazibuka, zageraga zishyongoye. Ndazireba. Ndagenda ndigisha mu Gatenga ndataha. Maze gutaha bakimara kumperekeza hahita haca undi mwisilamu azambaye. Ndongera asubira kandi mu Gatenga ku kindi gihe gikurikiyeho ngiye kwigisha. Nabwo uzambaye? Nzambaye. Ntahagera natera haleluya wapi. Ko bita haleluya wapi? Ubera bazibonanye umusilamu gusa. Ndavuga se turangije nyine nigisha ubona abantu batabyumva. Kandi imbere manza kubaza umuntu ese byagenze gute umunsi ko mutanyishimiye? Nta mavuta mwabonaga? Ati reka dati iyo nkweto yawe yarabuye. Waje wambaye inkweto z'abaswa. None se ati cyagiye tuva kuguherekeza bayibonanye umwisilamu. Umuswahili. Bahita bavuga ati uriya muvuga butumwa wacu nawe nakigenda ni umwisilamu hari mwibanga n'umuswahili. Ubwo ukuntu byagenze se? Umukozi w'Imana Pawulo muri Bibiliya yavuze ngo niba n'inyama zigacumuza mwene data utarakomera mu by'agakiza, reka inyama nzireke zise nkaho zimpindukiye icyaha ariko zitari icyaha. Hari ibintu ureka kubw'inyungu runaka. Musaze agakweto narakaretse ndagaparika kugira ngo nongere ba bantu banyisangemo babwiriza ubutumwa. Subira no yambariye agacongo kanjye gasanzwe nakubita haleluya rwose bakikiriza. So urumva rero nk'ibyo niki yababereye ikigusha ariko giturutse hehe? Ku nyigisho nkeya. Rero nibyo navugaga, nibanze ku gice kimwe cy'abisilamu, ariko noneho twibuke ko hari n'abakristo noneho ubwabo tutagiye no mu bisilamu nabo batemera ibyo bintu. Ngo genda uwo muri ADPR ngo ntago nashyingirwa n'umuntu usengera muri Zayoni, ngo ntago nashyingirwa n'umuntu usengera mu bahamya ba Yehova. Ibyo byose ni inyigisho nkeya. Nese kuki abantu twiremamo ibice kandi uwadupfiriye ari umwe? Niba twese turi abarokore tubanze tuve kuri ba bisilamu. Niba twemera ko turi abarokore tuzi Imana,
twemere ubutatu butagatifu. Ni iki cyatuma noneho wumva yuko utajya gushyingirwa n'umuntu wa runaka ngo nuko mudasenyera mu itorero rimwe? Habaye harimo n'umupasiteri wabishyigikira cyane, sinibaza nawe yaba akeneye inyigisho. Abapasiteri nabo ku giti cyanjye ndabatunga urutoki. Yego. Ariko nimba atunga urutoki za zindi zisigaye ntizize kundeba kubera ko ibyo vuga kureba buriya. Hari ukuntu umuhungu n'umukobwa bakundana bagasa nk'abitandukanyije n'ibyo by'imyemerere. Bashaka umupasiteri ubasezeranya umwe mu ntuza mu babo akanga, bigasaba ko baba ya couple imaze kuntuza kwemeranya ku bana, bashaka umupasiteri ku ruhande bakamwishyura kugira basezeranye. Ntahuriye n'intuza n'amatorero basengeragamo. Biriya rero biriya naje gusanga hari icyo bita imyemerere. Donc hariho icyo navuga imyemerere y'itorero. Rimwe na rimwe rero uba usanga ko hari aho igera ikagonga abantu. Ni ibintu baba barashyizeho, navuga nyine ubwo ni doctrine y'itorero. Itorero ryacu rigendera kuri ibi, twemera ibi, twemera ibi, twemera ibi, twemera ibi, ntitubyemera. Urumva ni amahame y'itorero. Irya doctrine rero kenshi hari igihe usanga hari aho idahura na doctrine ya Bibiliya. Mu by'ukuri mbona yuko urumva abantu bashinze church barangije bishyiriraho amahame yabo, noneho ariko rimwe na rimwe ugasanga bisa naho bigongana na Bibiliya. Mu by'ukuri ibyo bintu nkunda kubibona, ariko ubusanzwe ntibyagakombye kubaho. Ariko nyine hari ukuntu pasiteri nyine areba akavuga ati doctrine zacu zivuga gutya na gutya, umusore n'umukobwa nabo bagahita bagira gute, bagahita bikomereza kuko bagomba gukora ibyabo. Ibyo nabivuga, hariho n'ibi bintu bijya biba ngo ntabwo bari bushyingire ngo umuntu ngo utwite. Nako kajya kancanga. Ariko niba wowe fizo bagiye gushakana n'ubundi ari we kandi ari we wayimuteye, ukanga kubasezeranya, bumva biri bugende gute iyo byanze buriya? None se iyo byanzuwe wumva biri bugende gute? Ese mu by'ukuri barya abantu ntabwo bo bakomerekeje? Uzarebe na kenshi abantu bashyingirwa n'abandi bantu kandi n'iryo church bagahita barivamo. Bishaka kuvuga rero ngo hari ibintu abo bashumba bashumbye ayo matorero bajya mugasanga bigiye gukomeretsa abakristo kuruta yuko bakagombye kububaka, kuko nibo babyeyi babo. Ubundi nka biriya bihugu byateye imbere, twe ntabwo dushobora guhamagara pasiteri mu izina ryiwe. No mu matelefone yacu usanga twaranditsemo dadi. Ni umudadi wacu kuko niwe ugira n'akabazo kamuhamagara. Nge nigira n'amahirwe nifitiye umupasiteri uri kunda abantu, utagira ibintu by'amatiku. We niyo ufite n'ikibazo ahita akubwirira aho ngaho. Rero tumwita dadi. Rero urumva nk'iyo ufashe nk'abana nk'abo ntubaganirize ukareka bakagucika, mugasa naho mubaciye. Rimwe na rimwe n'abakristo bamwe na bamwe tuzababona kwa runaka, muzanamwe tuzabatenga, tuzabakura muri korari. Biriya ni ibintu, ni imyumvire. Ubukwe bw'abo bana bagiye kugira gusezeranira ahandi, pasiteri ati umuntu tuzabona mu bukwe bw'abariya nawe tuzamushyira inyuma y'itorero. Biriya rero byose nibyo navugaga, ni ibintu bigomba gucika bikava ku murongo, mvuga ko ari inyigisho nke abantu baba barahawe. Urumva ushobora tuvuge nk'urugero, tuvuge ujya mu badivantiste bakwigisha isabato, umunsi w'Imana, kwezi isabato. Noneho bagahita babona abasenga ku cyumweru twebwe turi abasatani kuko tutubahiriza isabato. Ariko abantu niba batari babizi, muri buri torero harimo umugeni wa Kristo. Jewe nko kugira ngo nsenge ntangire gusenga menye Imana,
mushiki wanjye wo kwa data wacu yari umukarisematike, donc ari umuntu wo muri katolike, niwe wansengeye, niwe wajya gukora igisabisho, ndamusuhuje, yitwa Liliane, yego, abaye Londres. Niwe wajya gukora ibyo biti bisabisho, akagira gute, agasenga kugeza igihe Imana inyiyeretse njya gusenga. Ngiye gusenga ntangira nsengera hariya kuri Communauté de l'Emmanuel, muri katolike. yego, ndasenga ariko nyine nkumva ntibiryoshye, ntibiri kumfasha. ndavuga rero ndumva bitaryoshye, reka njya ahandi hantu numva bari buncomeke nkumva umwuka kabisa. cyane wakuruwe n'intoza n'umuziki wo muri ADPR, n'akazi k'uburyo karamfasha, kanjyana mu mwuka, jye singora, kanjyana mu mwuka. Mba ndagiye muri ADPR Igikondo. yego, Igikondo ndahasengera ngize gutya mpita nibonera uburyo bwo kujya kwiga muri Kenya ibintu bya theology. So ADPR rero ntiyari kumpa recommandation kuko ni nkaho itarinzi. Bwo nta kundi nyine njya muri iryo torero riri buze kunyorohereza kugira ngo mbashe kugenda, ndabikora. Ariko kuri jyewe, haba ari muri katolike, haba ari muri ADPR, iyo umuntu yantumiye muri katolike bikaba ngombwa ko umuntu ajya kwigaburo, kumwe baguha Eucharistia, njyayo nkayirya. Bitwaye ikizi? Si mu nzu y'Imana se? Niba Imana ari data, kuki njya kwiheza se kwa data? Niba ngiye muri katolike padiri akaza, ariko sharazi n'indirimbo ziryoha zo muri katolike. Urumva? Hari indirimbo ngo ni wowe mugenga wanjye Yesu. Irya ndirimbo bayishyiramo nkaguruka. Noneho naguruka ukabona nk'umuntu wa wundi nyine utarigishijwe akaza akavuga, ese bite bimeze gute kuri kuririmba indirimbo z'abakatolike ibiki n'ibiki? Ese indirimbo z'abakatolike si indirimbo nziza? Urumva rero mbona ati kubera icyo uririmba indirimbo z'abakatolike ntacyo zitwaye, niwe umugenga wacu ni Imana. Ari nibyo rero nagarukagaho, biriya byose byo kuba abantu batarigishijwe nibyo bituma amadini menshi agenda yicamo ibice. Nicyo gituma ubona nuko nyine leta y'u Rwanda nayo yabihagurukiye, ubona hagenda hatangira icace kubera ko uyu yavuze iki, kubera undi yavuze iki. Ngira ngo uranyumva. Rero bituruka kutigishwa, ariko ntago mbona yuko ibyo bintu ari byo byakagombye kuba intandaro yuko abantu batakora umuryango wabo. Mu by'ukuri rero niba abantu bashobora kwicara, umuhungu n'umukobwa bakicara bakaganira bakundanye, yewe kiriya kintu cyo kuvuga ngo barahagurutse bagiye kwishakira undi mupasiteri ubashyingira, njye mbona nta kibazo kirimo. bikunze kuba kugasanga niba nasengeraga nko mu itorero runaka, njye bakanga kunsezeranya ahantu twakoreye gusaba dote mu gitondo, nkaza no kubacira nanjye muze kuhampa amasezeranire imbere y'Imana. Nanjye mfite ubwo bushobozi bwo gushyingira nabashyingira. Nsezeranya imbere y'Imana, ariko ntabwo ndi mu nzu y'Imana, of course. Yeah. Ndi muri jaride runaka nakodesha. Ibyo ngibyo ntacyo, ibyo ngibyo nibyo nakubwiye cyuko abantu benshi turacyafite ikibazo cy'imyumvire. Imana iba hose. Imana ibera hose icyarimwe. Urumva? Ko none se kuki abantu bavuga ngo ni inzu y'Imana? None se reka tuvuge nk'urugero. Ari amacaca amwe namwe tuzi yabaga nakomeye, afite n'abapasiteri bakomeye ariko bataragira insengero zabo. None se reka ngoye nk'urugero kuri uriya mupasiteri bitaga Rugagi. Izaro urusengero yagiraga, si yasengeraga muri za Serena na za hehe. Hari ahantu yasengeraga, uyu ubu ntari ino mu mujyi. Hari ahantu yasengeraga na za Nyabugogo kuri etaje, hariya hafi ya gare, ka etaje kari hejuru.
hari n'aho yasengesherezaga hariya za Kimisagara. None se iriya etaje aho yasengesherezaga yariye ntize kuyita ngo ni inzu y'Imana kandi ari umucuruzi wari urimo wishakira ibiceri. Ni kwa kundi bavuga ngo ngo muzajya muteranira murenze umwe muvuga izina ryanjye, n'Imana ibihari. yego. None se hari ntuza nyinshi zikunze kubaho ni Burayi no muri Amerika, abantu benshi bakunza kugira mariage yabo nk'iyo bakigira nk'ahantu ku mazi bagatera udutebe n'ikibagamagara pasiteri akaza akabashyingira. So iryo sezerano se ntago rizakomera kuko ritabereye mu rusengero. Rizakomera gusa nyine ku muco w'Abanyafurika cy'Abanyarwanda, ntabwo ibyo ngibyo tubimenyereye. Uwo muco uraza murabimenyera gute? Ibyanza ubyumve kwanza, Bibiliya bivuga neza yuko twebwe nitwe nsengero z'Imana, umwuka wera akaba no muri twe. Kuki se wumva ko urusengero ari ikizu nk'iki ngiki? Icyo kintu ni ukubera iki se? Ni kwa kudasoma. Dore wa musaza witahiye, Imana imuhiruko ridashira, na Muzehe Mpyisi, najyaga avuga ati Abanyarwanda, abantu bose, abantu bagira ikibazo ntibasoma Bibiliya. Noneho n'abagiye bazitwigisha kenshi bagiye bazitwigisha mu nyungu zabo, ntibinjire muri Bibiliya mu buryo buri deep. Twebwe nitwe turi insengero z'umwuka wera. Urumva, niba ngiye gusezeranira hano hanze muri jardin, isezerano riraba ni kimwe niwe wagiye gusezeranira muri urwo bita urwo rusengero. Jewe nabaye Nairobi, twari dufite ahantu twasengeraga, hari church imwe najyaga njya gusura, yari church imwe y'Abakongomani. Nakundaga kujya ngiye kuhasura, ariko uzi ukuntu babigenzaga, basengeraga mu kabari. Baragiraga hano kuri kontwari bakahapfuka. Urabona akabari kuntu kaba kameze, kontwari iri hariya, bakahapfuka n'igitambaro. Bagahita bafata za ntebe zo mu kabari bagahita bazitegura neza. Hari bagahita bakiramo ka podium, bari bafite kantuza ka karitari wagenda nukakunjuka kagashyira no mu modoka, bakaza bakagatera hariya kari demontable, tugakubita umuziki tukaririmbira Imana, tugatura, tukizihirwa, abahanura bagahanura, twarangiza amasaha yacu ababaze. Icyo nkundi ibihugu byateye imbere, amasaha ababaze, arangiza nyirakabara agahita aza agafungura gutya. Nawe niba uri umuntu ushaka kunywa agafanta niki, abantu bose bajya mu rusengero siko bose baba bakijijwe. Hari n'uwahitaga yigumira agahita ibyeri yambere ahita yitera akayirangiza. None se urumva ako kawo no mu Rwanda ndakaze ko ari ahantu nzi. Hari ahantu twasengeye nanone twari dufite umupasiteri bitaga umupasiteri, ndamwibagiwe, yari umupasiteri w'umujene usobanutse, yitwaga Ndedi, yari yaravuye i Bugande. Jackson something like that. Hariya hafi yo ku Muhima, ahantu bahoze hari ishuri ryigishaga ibintu bya mekanike n'imodoka. Kureto munsi gutya y'umuhanda hari urusengero rwari ruhari, nako aho niho uwo Jackson yasengesherezaga, ariko hari akabari exactement kameze nk'ako ngako ko ki Nairobi. Naho tubaragiraga gutya bagakubita ikintuza, kuko najyaga nyakuhavuga ubutumwa, bagakubita ikidani bakahatwikira intebe bakagira gutya, tugakubita amasaha yacu nk'abiri, twarangiza akabari gahita gakomeza. None se wagize ngo icyo gihe ntago twahamagaraga Imana ngo yitabe? Imana yaritabaga. Nese wagize ngo Imana icyo gihe se ntiyatwumvise, ntiyaduhaye amasezerano, kandi amasezerano yacu ntiyasohoye? Amasezerano yarasohoye. Abarwayi se ntibakiraga? Ibyo ngibyo rero ni imyumvire, ibyo ngibyo abantu muri gusengera mu kabara, ariko n'ubundi twabaga turi gusengera mu kabara, ariko Imana ikatwumva. Ako kanya kawe urusengero, none icyo gihe ruhita ruhinduka urusengero. None ubundi zisengero zose abantu bagenda bubaka ububwiwe n'iki haba harakorewe iki? Urumva ahantu hose iyo uhageze urabanza ukahasengera, niba hari umwuka mubi wari uhari ukawuhakura, ugahamagara umwuka w'Imana akaba ari uza, akaba ari utabara aho ngaho. Icyangombwa nuko
Imana ireba umutima wawe urashikamye, urimo ibyo urimo gusaba koko uri kubikura ku mutima, uri connecte n'Imana, uri connecte n'ijuru. None se uzanga kuryama se, uzanga gusinzira ngo utarota? Ntabwo bishoboka. Urumva? Hari umuntu, reka nguha kandi akantu k'urugero, ngiye nkunda gutanga ingero nizo zifasha abantu. Ni n'urugero ruri hafi. Ni ibintu ngiye byambayeho. Yego. Nabaga kwa oncle wanjye paternel. Hanyuma umudamu akora muri Tabarwanda. Izine dotaba rikora itabi. Tabarwanda yacyarihora? Ibaho. So umusista wanjye ni akantu kambayeho, ngewe sinjya ntanga ingero ziturutse ku ruhande, nitangira izanjye. Sister wanjye yasengeraga muri ADPR, ngewe nsengera muri amatorero bitaga ngo ni amatorero y'inzaduka. Kandi burya inzaduka tugiye no muri Bibiliya icyo tuvuga nayo twasanga ari inzaduka, tugiye kubyinjiramo. Bon, noneho icyo gihe ariko nari narahavuye ntakihaba, nibera muri ghetto y'Igikondo. Mu gihe ntashye imvura iragwa. Imvura iguye, uwo mubyeyi ampereza umutaka, ati twikire ugere kuri taxi, kuri izi muza basi zatwaraga abantu nyine za hiyasi za kera. Twegeranye, twari duturiye no hafi y'umuhanda. Ampereza umutaka. Urumva uwo mutaka wari wanditseho intore. Nuwo ku ruganda nyine. Umuvuga ubutumwa yitwikiriye. Nitwikiriye iki? Umutaka uriho intore. Noneho uwo musista, ubwo ni umukazini, twebwe tubita abakazini ariko hano bavuga ni sister wanjye yo kwa data wacu. Umusista cyangwa uwo mukazini abatangiye gutokesha ati kwa jinara Yesu. Ni gute witwikira umutaka w'intore? Wabaye iki koko? Umuntu nkawe, umuntu uzi Imana. Uzi ikintu nahise musubiza? Narasetse cyane. Namubwiye nahubwo wamurokorewe, uracyakora icyaha. Uracyakora icyaha. Ibiryo urya, ibyo byose ibyo baguha byose, n'amafaranga yakwishyuriye universite, buri kimwe cyose ni amafaranga yavuye muri Tabarwanda mu ntore. Umubyeyi ahita avuga ngo ariko Alex ngo umubwije ukuri. Nawe aratangira, abantu mwize theology ntimukizwa, udukojeje isoni. Ndabaganireka nitwikire nitahire. Ndataha nigira mu rugo. Ariko ubwo urumva imyemerere yacu yari ihabanye. Kuko ari uwitwikiriye se umutaka wanditseho intore, ari n'uwaryaga ibiryo by'amafaranga yavuye mu ntore. Urumva? Nta kibazo. Urumva ninde wavuga ngo wari ufite amakosa menshi? Ku giti cyanjye n'uwari byavuye mu ntora. Nuko rero ariko nanone nabyo ntacyo bitwaye, nta nikosa afite kuko nakazi. None se ubu kuba nkijijwe byatuma ntajya gukora mu ntuza mu ruganda rukora muri Bralirwa? Nakorayo, ngomba gukorayo. Hari abantu benshi nzi bakoramo kandi bafite imirimo ikomeye mu macaci y'inaha mu Rwanda. Ukorayo kandi ukona nta kibazo. Ese ko ugiye gukoraho bivuga yuko ugiye kuyinywa? Ni akazi. Ugomba gukora akazi kandi n'Imana ikaguheramo n'umugisha. Bivuze ngo ni ya myumvire n'ubundi wawe. Icyo cya kindi rero nagiye mvuga nti ibintu byose bipfira mu myumvire, kuko abantu ntago bigeze bicara ngo bigishwe. Kandi buriya ijambo ry'Imana ribivuga neza muri misiyo Imana Yesu yahaye intumwa. Yarabwiye ati mugende mwigisha abantu, mubahindurire kuba abakristo, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ariko inshingano ikomeye cyane mubigishe.
abazemera none se ntago intumwa zabwiye Yesu ngo mwigisha twigishe gusenga. yego Ese twebwe ahubwo twigeze twigishwa gusenga? Ese twigeze twigishwa Bibiliya ngo uriya ngo sinamusuhuza ngo ntakijijwe ngo afite abadayimoni? None se Yesu ahubwo yaziye abazima cyangwa yaziye abantu barwaye? Yaziye abarwayi. None se ngo sinshobora kujya ngo hari abantu benshi iyo mubwiye ngo uri hehe, ntinaje mvuye muri Amerika ndi muri hoteli iyi n'iyi, agahita yumva muri hoteli wagiye gusambana. Ntago nagusanga muri hoteli jewe ndakikije. Hoteli ni ahantu umuntu agenda akicara akaruhuka, ntago bivuga ko yagiye gusambana. Ikuremo iyo myumvire yo kumva yuko hoteli ari ahantu arindiriye abasambanyi. No, akumva yuko nuza ari umupasiteri cyangwa ari umuvugabutumwa mutaganirira muri hoteli cyangwa ahantu runaka. ngo happy ngo ibiki ngo ukamubwira tugende njye kukugurira agafanta ngo sinajya mu kabari. Hari ukubwiye se ngo jya kunywa inzoga? Ndakijijwe rero nakwinjira ngo reba ngo ndakijijwe ngo sinakwinjira mu kabari. Ibyo byose biva he? Ariko wibaza kugira ngo umuntu ni imyumvire kunoza ku meza iriho skoro cyangwa ubundi bwoko bw'inzoga. Ujye ubona nyine ari afite nyine ntuzi ikintu cyipfunwe ngo ntuza aya meza mwanyicejeho ntabwo muzi ko nkijijwe. Watuzaniye agatambaro tugahisha aya meza. Ameza ni ari ameza barimo gusa reka nkubwire ibintu biri kugenda bihinduka. Uzi impamvu biri kugenda bihinduka? Sinzi niba ari ahantu bivuze cyangwa ari ikiganiro twigeze gukorana kuri ntuza ku yindi channel yawe kivuga ku bintu bya internet n'iterambere n'umuvuduko. Abantu bose abenshi bamaze guhumuka kuko umubwira ibi agahita areba ubundi buzima abandi bantu babayemo. Urumva? Uzarebe n'amapari ibirori bisigaye biba, abantu benshi bafata ibirori by'abantu baba hanze. Mwese bageze ngo twe tuzi gufeta za anniversaire? No. Wabaguze se n'itariki wavukiyeho? Nayo. Ariko ubu ngubu ujya kugira gutya birthday yanjye iraza ku itariki n'iyi. Mama pasteur afeta anniversaire. Mama pasteur arafeta anniversaire ibi n'ibi tukajyayo tugatwika. Pasteur arafita anniversaire tukajyayo tugatwika. Tukabyafisha tukabikira hariya. Biriya ni ibintu byose turi kugenda dukura kuri internet. Ubwo rero hariho n'uzajya ubona nigeze kujya mu giterane. Pana no kujya mu giterane. Nabonye igiterane, hari igiterane cyari cyabaye ni kera cyari cyabereye kuri Stade Amahoro cy'abazungu. Sinibuka abazungu bari baje mu biterane baba bajyaga baza inanga. Akunda kuza umugore bita Joyce Meyer. Hari Joyce Meyer, hari n'undi mu papa wabaga muri Korea. Kim nde sinibuka. Baje kubona mbona ba batipe bari abakubita za ntuza za bacuranga za piano na za battery ziriya ngoma amadrum. Bari aba battery. Kubona mbona umutipe w'umuzungu arasohotse yishyiriye agatabi aragakubita arongera arigendera. Araza aragaruka arakubuza arakoma n'ubundi. Uzi ikintu gitangaje se? Ntago abantu bashyizeho commentaire nyinshi kuko ari umuzungu. Byari kuba bibi. Yaza ko ari nkanjye wagacobetseho. Bahita bakwirukana baguca nk'ako kanya. Noneho ikindi nk'ubu ngubu umusore uducurangira sente mu rusengero afite dread. Mu gihe hano wibeshye ugashyiraho dread baguca mu rusengero. Inaha ariko basigaye bantuze naha basigaye bakodesha abantu bakubita ingoma ugasanga no umuntu ufite dread gutyo zisanzwe ko akari mu kazi. Of course ari mu kazi. Ntago ari kubikora. Ariko hari amacaca adashobora kubikora. Ayo macaca abikora ni yayandi bavuga ngo nayi nzaduka ari modele. Ariko usanga harimo
amakritike menshi, ntimwajya hariya. Kera wajyaga wicarana n'umuntu washyizeho ibisuko cyangwa umukobwa yambariye ipantaro, hari amacaca amwe ntashatse kuvuga, akajya agira gutya ngo kwa Jinara Yesu, ukabona yabangamiwe nyine, donc yicaranye mu izina rya ari gutaka donc esa kugize gute. Urumva hari abantu baje muri biriya bihugu bavugaga ngo ntibashobora kwambara amapantaro, umusa hari akazi utazajya bakubwira ati nta jipo yemerewe kwinjira ahantu. Mbese uragenda ukubeta bya bijipo bimeze uku nguku, nugera hariya gifatwe n'imashini ntigukaraga se nawe ikagusya. Cyangwa uraterura ikarito wamuganira wikoreye ijipo, uraterura ikarito se wikoreye wambaye ijipo. So ubu ngubu bamwe babanje batenda bakabanza bakashyiramo agakora igipantaro cyangwa kigera iriya akarenzaho urujipo, biza kugeza aho rwa rujipo bakuraho barigendera, kuko nibwo buzima bariyakiriye. Hari abandi baje bavuga ati twebwe twubahiriza isabato, ntidushobora gukora ku isabato, bakamara nk'amezi 2 babona nta kazi kandi imiryango yabo igomba kubaho. Ubu barakora, ahubwo batakoze ku isabato baravuga ntago check izaziremereye, ntago izaza yuzuye uko nari nsanzwe nyibona. Urumva ibyo byose rero tuba turimo, tugerageze abantu twige, dushake ducukumbure, turebe n'iki mu by'ukuri Imana ishaka, kuko Imana ishaka abantu bakora. So ibyo rero byo kuba bavuga ngo imiryango ngo igire gutya na gutya, ibyo ni ukutamenya. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzize kutamenya, buzize kubura ubwenge. Kandi Bibiliya nanone ikongera ikavuga ngo ubwo ubuze ubwenge ndakureka. Buriya ntabwo Imana ikunda stupid people, ntabwo ikunda ibigoryi, ikunda abanyabwenge. Niyo mpamvu ivuga ngo ubwo ubuze ubwenge nanjye ndakureka. Ugomba kugira ubwenge rero kugira ngo ubashe kugenda mu murongo n'Imana. Yego. Umva rebyo. Dusoza n'ubundi twari turi kuri bya bindi byo kuvuga ngo umukobwa n'umuhungu badahuje idini ntago bashyingiranwa cyangwa n'ibiki. Ndagira ngo ugire inama cyane cyane abakobwa cyangwa urubyiruko rw'ubu ngubu rushobora kumva yuko niba papa avuze ngo ntago nzagushyingira kwa runaka, twari tumaze imyaka 4 cyangwa 5 dukundana, duhita tuburekinga kubera ko utari umusiramu kazi cyangwa utari umusilamu, cyangwa ko kwa Alexis abadeperi bamarijemo, akumva ko yino umukobwa agahita agati ntago nzashyingirwa n'intoza n'uriya mwana w'umusiramu kazi ntibishoboka, cyo umusiramu. Gira inama bagenera. Inama ndi bubagire ntabwo ari nini cyane, gusa nanone sindi bubagumure ngo mureke kumvira ababyeyi banyu, kuko burya umubyeyi nawe ahesha umugisha. Iyo wigumuye nanone kenshi ku mubyeyi si byiza. Ibyiza nuko batahita bagumuka, ubanza kuganiriza umubyeyi, ugafata time nyine, kuko habamo patience, habamo kwihangana, kugira ngo uzagende ujye gushaka urwo rugo harimo n'umugisha w'umubyeyi. Ntago nshaka ko abana bose bazajya bahita babimubwiye uyu munsi niko bigomba kugenda, papa mama niko bigomba kugenda, gihe naramukunze. Oya, aho ngaho kuko nabwo iyo byo Bibiliya nyine yavugaga ati ubwo ubuze ubwenge ndakureka, habamo kwicara ukabanza ukaganiriza umubyeyi buhoro buhoro, ukamwereka ko waramukunze, nta yindi choice ufite. Nanone sinshyigikira bamwe babandi bavuga ngo ntabikora ndiyahura. Kwiyahura ntacyo bukemuye. Habanza kubaho kwicara ukabanza ukaganiriza ababyeyi,
kandi kuko hariho yego ndabizi ko haba hariho ababyeyi nyine rimwe na rimwe bafunga umutwe ariko kenshi uko ndabizi neza kuko ababyeyi nabo baba batwifuriza ibyiza kenshi ugiye umuganiriza umubyeyi ageze aho akumva buriya nanone ikibazo nanone dukunda kugira muri ibi bihugu byacu hari ukuntu dukura dutinya ababyeyi bacu ugasanga sinshobora nko kwicara imbere ya papa ntureba n'ubungana uku nguku papa ndacyamutinya papa ndamutinya papa ndamutinya kuko yavuze turataha saa 12 ni saa 12 kuko niwe ariko urumva ntago ubu ko nganira n'abana banjye ntago ariko naganiraga na papa ni nacyo kintu ngarukeho gato icyo kintu kizagende gihinduka ababyeyi tujye dukunda kuganira n'abana mukaba muri kuru muganira ibintu ni ibintu byiza cyane nabiboneye muri biriya bihugu nsanga ni ibintu byiza cyane kuko uko ugenda utinya umubyeyi uvuga ati ndamugeraho gute ndamubwira gute arahita ndangiza kenshi nibyo rimwe na rimwe bituma dufata n'imyanzuro itari myiza rero inama nabagira bageze muri iyo situation nk'iyo ngiyo bafate time bareke kurashinga baganiriza ababyeyi uyu munsi amwaprocinge ejo asubireyo babanza mureke gatoya yongera asubiremo ndabizi neza yuko ababyeyi bagezaho bakavuga ati kuko baba batwifuriza ibyiza kubera iki nakwima umunezero umwana wanjye ngo ni hejuru y'idini ibyo ngibyo ntacyo bivuze bagire kwihangana bafate time baganiriza ababyeyi nsaba n'ababyeyi nabo kugira ngo bashyiremo inyoroshyo bumve biyoroshye baganire babashyiremo imiyaga Alex urakoze yego nongera iyo ndi gusoza cyane cyane nsabira umutumirwa nagize uwo munsi wange Imana iguhe umugisha yego kubera ko bafashe umwanya wawe hari byinshi wigomwe Imana ikumira umugisha utagabanyije umugisha ndawakiriye nawe Imana iguhe umugisha na channel yawe Imana iguhe umugisha hanyuma dusabire n'umugisha n'abadukurikira mwese aho muri hose ibyo mukozeho byose Imana ibihe umugisha murakoze cyane Imana ibahe umugisha twe turi ku Ngoma TV show nge na Rifizo promoter twari twatumiye Alex Nkunzingoma ubutaha wumvishe hari icyo wamubaza watwandikira muri comment yagusubiza nawe ndakeka aradukurikirana cyane pe cyane rwose bishoboka murakoze Imana ibahe umugisha amahoro y'Imana